oya tubwira uti twari kuzamana ni tsunami twari muzibyine kuko byari mu gihe cyacu kuba utari mwari mwiteguye kubibyina ko tubwira ariko uburyo mwari radiyo imwe yari bubiri hariya kuri voka ku muhanda indi iri mu kiganza iyo tukayimanukira mukamanukira mu yihe none BTN TV turi mu mudugudu wa Ryangiriye akagari ka Mutsindiro w'umurenge wa Gashandara ni mu karere ka Ngoma. Haravugwa umukobwa wari ufite ubukwe witwaga Uwiduhaye Sandrine wari ufitanye na Ntwari Jean Claude. Uyu mukobwa ngo yari yarabeshye uyu musore ko yiga kaminuza ndetse atanabyaye, nibwo ngo yandikishaga umurenge we n'uyu musore kugira ngo basezerane imbere y'amategeko. Ubukwe bwabo bukaba bwari buteganyijwe uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, ariko mu gihe iyi tariki yari iri hafi umusore ngo aza kumenya amakuru y'uyu mukobwa ko afite amashuri 3 yonyine yisumbuye ndetse afite n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 4 yabyaranye n'undi mugabo. Ibi byose ngo byatumye uyu musore amutumaho intumwa imubwira ko gahunda yari afitanye n'uyu musore itakibaye. Undi ngo kubyakira biranga, ubu akaba yaraburiwe irengero. Abaturage bari hano bagira bati ibintu biri hano rero twiyakiriye, twe twiteguye ko hari ikirori ariko twiyakiriye. bimeze biti Ukuntu bimeze rero tubwire. umukobwa yatubwiye ko afite ubu aza kudutumira n'imikenyero twari twayishatse twarayishyuye twe twayizana kwa kabiri nimugoroba baza kutubwira ko nyine ubukwe butakibaye ngo kubera ko umukobwa yabeshye umuhungu barangije kwiga kaminuza ko nta n'umwana afite. Ubwo rero umuhungu yarabyumvise abura uko yiyakira nyine ahita amuhakanira. ni ubuhe butumwa mwaha abakobwa kano kanya? Ubutumwa twaha abakobwa ni uko nyine babikuramo isomo bakajya bavugisha ukuri. Ese uyu musore ubu nta mafaranga yaba yaratanze kuri uyu mukobwa? Ntabwo tubizi. Ntabwo tubizi. None se ntabwo bigeze bitwereza, ubu ntabwo mwari mwanabatwerereye? Twarabatwerereye n'imikenyero twarayishatse n'amakanzu twarabizanye twabitaruye nimugoroba tubimenye ko ubukwe butakibaye. Ahantu rero uko bimeze twari twiteguye ubukwe bw'umwana wacu w'umukobwa wa hano witwa Uwiduhaye Sandrine. Noneho ku munsi ejo mu gitondo kare umuntu arampamagara atumenye ibyabaye, ntireka ati ubukwe bwawe Uwiduhaye bwapfuye. Bwawe bwishwe n'iki? Umuntu barambwiye ari mu gitondo kare karambwira ati ubukwe bwiwe bwishwe nuko ngo yavuze ngo yize kaminuza kandi ngo atarayize. Niyo makuru numvishe, nge nta n'ayandi numvishe. Ubwo rero umwana w'umukobwa aragenda kugeza ubu twamubuze, ntabwo tuzi ahari, twabuze ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Mwari mwarenze mwariteguye n'umukwe se? Twarenze twariteguye n'ibyo kurya, ahubwo n'izo nkwi ziraho n'izo kucana. None twari tuzanywa tutarya se? Imitobe yari yenzwe rwose. Ubu se umwana wanyu muza ahari? Ntabwo tuzi ahari. Ikitubabaje na telefone yabikuyeho, ntabwo uri gucamo. Impungenge dufite nuko twamubuze, naho iby'ubukwe ntaho ariho hambere bwaba bw'ubupfuye. Ubwo bwoba dufite, wenda yiyahuye cyangwa wenda ari mu mashyamba runaka nimwe yagiye kwiyahurira cyangwa baramunize. Ubwo ntabwo twasaba inzego zibushinzwe ni ukudushakishiriza, mukadufasha, mukadushakira n'uwo muhungu ari we nyine bazazana, nani we nateye ibibazo, nawe bakamukuraho amakuru y'icyatumye asereza umwana kuriya. None se nk'abakobwa wenda ni buhe butumwa babagenera? Urumva baravuga bati yabeshye umusore ko yize. Ubutumwa bwawe ni nk'ubuhe? Abakobwa nk'ubuhe butumwa waha abakobwa, abana b'abakobwa? Ubutumwa naho abana b'abakobwa ni ikintu cyo kutabeshya. Umukobwa arabeshya n'umuhungu arabeshya, yego, bose ni ingeri zose. Kubeshyanya babireke. Hari umukobwa ugomba kubeshya umuhungu, umuhungu nawe akagenda akava mu byo akirukanka. Hari umukobwa ugomba kubeshywa nawe akirukanka, kuko imitima ntabwo aba ari imwe bose. Umuhungu wenda aratuje ari iwe, umukobwa yagiye yashwiragiye, ariko ni ukudufasha da. Nyina w'uyu mukobwa we ubwo yavuganaga n'itangazamakuru rya BTN TV yavuze ko atababajwe nuko ubukwe bw'uyu mwana we w'umukobwa ndetse n'umukwe we bwapfuye, ahubwo ababajwe nuko
uyu mukobwa we yaburiwe irengero agasaba inzego z'umutekano kumufasha gushakashaka uyu mukobwa ngo kuko afite impungenge z'ibura ry'umukobwa we kuko ngo uyu musore ashobora kuba yaragize uruhare mu ibura ry'uyu mukobwa ngo yitaye ko yamutesheje igihe amubeshya ko atabyaye ndetse afite n'amashuri undi akaba yaramubeshye akaba ashobora ngo kuba yakoze ibi yihimura aricyo gituma uyu mukecuru asaba inzego bwite za leta kumufasha gushakashaka uyu mukobwa yagize ati nafite impungenge z'umwana wanjye ko yabuze byagenze gute rero byaturutse ku bukwe yari yasezeranye n'umusore ko bazasezeranya mu murenge barandikisha mu itariki z'uyu munsi ubwo bigeze nyuma niba ari ejo bundi niba ryari bavuga ko batakisha umukobwa yadodesheje n'imyenda haguruka hano turi kwenga ibitoki ubaka ijya kuzana imyenda ikibungo imyenda aragenda ngo arayifata yarayidodeshe koko ariko mu kagaruka kayo ntabwo twamubonye ariko yumva iyo nkuru bamuhamagaye kuri telefone ubukwe bwapfuye ubu niho yateye akaruru aho mu muhanda ikibungo abura atyo ejo nanjye narahagurutse njya kubaza uwo mugore wadoze kudoda imyenda ndamubaza ntese Widuhaye Sandrine ntiyageze hano adodesha imyenda tuyajya kuyitoresha nta kintu yakubwira ati ntacyo ayitoye turavugana arataha atubwira ko agiye kwitegura ubukwe ubwo amakuru nashakaga nyine yego hari abatubwira ko uwo musore ngo yari yaramejeje ko yize kaminuza waba ubizi nanjye ndikumva n'abantu ngo gute amubwira ko yize kaminuza ariko ari kwiga afite 3 yisumbuye nyine ari kwiga hari akansaka yego yarakora turoko kano kanya rero nk'umubyeyi niki kiguhangayitse ntagashijwe n'umwana wanjye ko yabuze ntaza wari niki se wasaba inzego guhiteza umutekano ndabasaba ngewe ngo munshakishirize murebe ko mwamubona wowe kandi ibintu byakire bite byo kubura ubukwe ku munsi w'ubukwe oya nta kibazo mfite ntabwo ari umwe babiri bakojeje ubukwe ariko mbabajwe n'umwana wanjye ko ntavara yego ubu mwari mwemeze ko mutegura n'abantu twenge mitobe ntabwo tumizeho wowe byari bihari yashabiye babimada bamwe mu baturage barashidikanya kubera ry'uyu mukobwa bakavuga ko batazi ikiri inyuma abaganire natwe bagize bati impungenge dufite ni iz'uwo mwana w'umukobwa twabuze nizo mpungenge dufite kubera ko wenda ubukwe bwaramutse bupfuye n'ubundi si we wa mbere si nawe wa nyuma ubukwe bupfuye tugenda tubyumva henshi ariko impungenge dufite kugeza kuri aya masaha ni uko uwo mwana w'umukobwa twaramuburiye irengero telefone ntayibaho ntawamenya iyo ari kandi tugenda twumva impfu nyinshi z'abantu benshi bagenda bapfa k'ubwo buryo bagatoragura imirambo runaka ubwo nyine agahinda dufite nako ngako ariko icyo twasabaga nk'inzego z'umutekano zimaze kumenya aya makuru ko zishobora gukurikirana zikadutarira amakuru natwe ntabwo twicaye turacyashakisha ariko bakadufasha bashyizemo imbaraga pe bagakora ibishoboka byose ndabizi ko leta y'igihugu cyacu ifite ubushobozi bagakora ibishoboka byose hari atararenze umupaka hari n'ubundi yagaragara barabishoboye ibyo ngibyo ndabizi ko babishoboye yego ubundi intandaro yabaye yihe intandaro yabaye y'ubukwe bwari kuri uyu munsi wa 4 amatariki 25 bari bujye mu murenge byitwa niki ntabwo twamenya ngo byitwa niki kubera ko ibi by'umusore n'umukobwa baganiriye ntitwabihagaze wenda usibye kumva ngo yaramubeshye ngo yize amashuri ndetse ngo nta mwana yari afite ibyo nibyo twumvisha amatwi yacu wenda icyaba cyiza njyewe nasaba pe ni uko bagera ku muhungu bakamutaraho amakuru noneho akabihera amakuru afatika kuko buriya bombi uko ari babiri bafite icyatumye ubu bukwe buhagarara kirahari ese kuba umuntu yari afite ubukwe none akaba yanabura irengero umusore ari aho mu byo murabyumva gute kubyumva ntabwo tubyiyumvisha neza uzi ko hari n'igihe umuntu aba mubi akavuga ati igihe n'umwanya yantesheje akaba yanamuhamagara kuri telefoni akamurenza icyo nacyo ni ikibazo akamurenza ntiyafashe igihe cyo kuntesha umwanya njye icyo nasaba numva cyane ni uko bagera ku musore akabaha amakuru pe bakamubaza n'umunsi baherukanira kuko telefoni ye ntayiriho nta muntu n'umwe wamuhamagara ngo amubone
ubu mwari mwiteguye abashyitsi neza mwari mwenze mwadutetse ngira ngo nawe murabibona dore imivure ngiyo twarayitetse ejo twiriwe tunywa izi nkwi ngira ngo wabibonye ibintu birahari bari twiteguye ubukwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda Bwana Ngenda Mathias ubwo yavuganaga n'itangazamakuru bya BTN TV kuri iki kibazo yadutangaje ko ntacyo yarazi gusa ahamagawe n'abaturage bamubwira iby'iki kibazo nawe ko agiye kwerekezayo kugira ngo agikurikirane. Yagize ati aya makuru namenye mu kanya ubu nyine ntayo batugejejeho ariko tugiye kuza nagusubiza aho tugezeyo. Uyu mukobwa Uwiduhaye Sandrine ufite imyaka 24 y'ubukure inkuru yo kubengwa kwe yamusanze mu mujyi wa Kibungo aho yari yaremye isoko yagiye gushaka ibirongoranwa akuyakira biranga ngo guhera ubwo ntiyongerera kugaragara yewe na telefone ye ngendanwa ntiyongerera gucamo. Ikindi kandi ngo ubu yaburiwe irengero abaturage bagasaba inzego bwite za leta ndetse n'inzego z'umutekano gufasha uyu muryango gushaka uyu mwana wabo ngo dore ko ashobora kuzabiranwa n'uburakari ndetse n'agahinda gakomeye akaba byamuviramo ukwiyahura cyangwa se kwiyamburira ubuzima. Ariko kandi bagasaba ko hakorwa iperereza kuri uyu musore kugira ngo bamenye igihe erukanira kuvugana n'uyu mukobwa cyangwa se niba yaba ari inyuma y'ibura ry'uyu mukobwa. Bakaba bari bafite gahunda yo gusezeranira ku biro by'umurenge wa Kazo. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ibyo bintu nibyo koko ntabwo ibyo bintu rwose ari byiza, ntabwo yakagombye kuzira igitsina ari umuntu w'umugabo. Ibyo bintu ntabwo ari byo bagabo buri hano mwese murebe ibi bintu bibabera isomo. Bagenzi banyu mwababonye mwamubanye ukuntu ameze, ni ukuri mugira isomo mwabagabo mwe. Yamwangije uretse kuvuga kuri BTN nanjye ndavuga amaze kumutera icyuma ukuntu ibintu bimeze. Uyu mugore bamanika akaguru kuri mugore ntago yarahari. Itangazo rya mbere umaye mikoro kambivuge iyi nayo nemera. Tangazo mwabagabo mujye muza mufite amafaranga avunje kandi yuzuye. Tangazo rya kabiri uyu mugore ntabwo yarari yajyamanye n'umugabo we, ntabwo yarari hano. Tangazo rya gatatu barongorana bavugana ntiyarahari. Ntabwo ibyo yavuze ari byo, ndabihinyuje. Uriya mugore ni indangamirwa yewe. Makuru ya mbere nuko bazajya baza bafite yuzuye. Igitondo cyo kuri wa gatatu nubwo Uwimbabazi Diane yaje gutera ibyuma uwitwa Muhire Jean Marie Vianney kakabimutera mu bice bitandukanye by'umubiri. Gusa ariko ngo bapfaga yuko ngo uyu Uwimbabazi Diane ngo usanzwe ukora akazi ko kwicuruza ababazwi nk'indaya yumvikanye na Muhire Jean Marie Vianney ngo kwaza kumuhereza ibihumbi bigera kuri 4 byibura ijoro ryose, ngo ariko bikaza kurangira uyu Jean Marie Vianney amuhaye inoti ya 5 ngo akamusaba ko amugaburira inoti y'igihumbi, ubundi ngo amakimbirane agatangira ubwo. Bamwe mu baturage baturanye n'uyu Uwimbabazi Diane ari naho uyu Muhire Jean Marie Vianney yari yagiye kugira ngo bakorere iki gikorwa cy'abantu bakuru barimo baragaruka ku buryo kibaje kumenyamo iyi nkuru. Ubu tuvugana abagabo bose bagiye gutereta umukobwa mu rukundo bajye baza bafite yuzuye avunje kandi ukuntu byagenze. Umugabo yasanze umukobwa mu kabari hano hirya ku Mucyo Plaza kuri kano ino nzu hano hirya ku Mucyo. Aramuzana bwendaga gucya baremukamukwe mu kabari amuzana no kwa Jumapili ngo bapfa inota ya 5 undi ni ngo namugara igihumbi. Ako bigaragara ko umuntu bitubwiye ko uwo mugabo yari afite umugore. Aza kuri aho nyine bare basangira mu Mucyo Plaza hano hirya. Amuzanye bapfa inote y'igihumbi umugore ahita batura icyuma kimujombagura mu mutima. Arangije akita ku kuboko kugira ngo nyezibangatanye ko umugabo ari wo ngo wamuhoteye. Nuko byagenze. Nyine ari ndaya baricuruza abantu kwa Jumapili. Harimo kuba igikorwa nk'iki kibaye mu gace kanyu n'igikorwa mwakiriye gute nk'abantu bakuru? Abayobozi nibo bagomba kubafatira umwanzuro kuko niba ukuntu no mudamu abikubwiye rwose ni umuntu bareberewe
rwose abantu babaga bajya guheheta barebe icyo bashaka inshuti. Yakomeretse cyane umugabo yenda gupfa ubwo sinzi niba ari bubeho. bose babajyanye kwa muganga ibyuma by'umutima gusa umuntu yagutera icyuma byo ku mutima ibyuma bine byose ukabaho sinzi niba ari buba n'Imana. Arimo aravirira umutima se umutima yenda kubusohoka bwo nuko nyene ko nabibonye n'abandi. Amakuru hano mujya kuyamenya mwayamenye gute? Hari byari hari sanga ibyo mwihari? Je nibwo nkihagera nasanze byabaye. Umvise bavuga ko byagenze bite? Nasanze ngo umugabo bamuteye ngo ibyuma bamukase. Bamuteye ibyuma mu mutima, bamuteye ibyuma mu mubiri wose. Hanyuma umugore we hari ibyuma nawe yaba umugore we yiteye icyuma niwe wakiteye. Hari bamwe mu bagore twaganiraga bavuga bati hari umugabo gusiga mu rugo atuzi ko akora akazi ariko kayakubuka mumva muri izi kese nk'izi. Ibibazo koko bibaho? Ni ukuri twese ahubwo nicyo kibazo dufite. Ukaba uri umugore mwiza umugabo akagusiga mu nzu ukumva ngo bamuteye icyuma. Sha ingo zo z'iki gihe ziratunaniye pe. Bamwe bati byagakwiye kubera isomo n'abandi bagabo muri rusange. Sha bibabera isomo pe bibabera isomo. Murakoze cyane. Murakoze. Tuganire nta kibazo. Ntabwo nyine abana kuri ntuma. Oya nta kibazo ni inama ntacyo ntabwo turi kuganira ibintu byinshi. Amakuru mwayamenye gute? Hari ryari noneho byagakwiye gusiga irihe somo by'umwihariko? Yewe isomo ndi kureba abagabo bose bareberaho pe. Umugabo wese ujya ku mugore utari uwe yarebera k'uyu mugabo. Reba nk'iriya ndaye yamuteye icyuma gihunguranya ahangaha gita gihunguka ahangaha mu mutima. Urumva? Ubwo rero umugabo wese uri hano wese arebe ibyabaye kuri mugenzi wiwe bimubera isomo. Baduta mu buriri bakagenda ngo bagiye kureba indaya. Ubwo rero niba bataradushimye ni murebe amasomo bakuyemo hano nyine namwe murebe. Ni ingeso basanganye. Umugabo niba akoreye ibihumbi 5 we mugore murarana mu buriri aragukubira icyatanu cy'igihumbi akubwire ko ntayo yabonye kandi yandi yagiyeho haragura 5 cyangwa reba nyine nawe bibaye kuri bagenzi banyu. Si ibintu ni ibintu koko bakagombye kugira amacengo iri somo rikaba buri wese bikabaha isomo pe. Ibintu byo kujya ku mugore utari uwe bakabireka kuko ibintu ntago ari byiza. N'amakuru avuga ko n'undi uyu mugabo ngo yarasanzwe n'ubundi gafite n'umugore. Afite umugore niba ari mu cyaro niba ari hehe ariko ngo afite umugore. Reba nyine umugore bagiye gusanga ukuntu ameze ngo azize ngo igitsina. Ubu si koko ibyo bintu koko nibyo. Ibyo bintu nibyo koko. Ntago ibyo bintu rwose ari byiza. Ntago yakagombye kuzira igitsina ari umuntu w'umugabo. Ibyo bintu ntago ari byo ntago ari byo. Bagabo buri hano mwese murebe ibi bintu bibabera isomo. Bagenzi banyu mwababonye mwamubanye ukuntu ameze. Ni ukuri mugira isomo mwabagabo mwe. Yamwangije cyane. Yamwangije uretse kuvuga kuri PTN nanjye ndavuga. Amaze kumutera icyuma. Ukuntu ibintu bimeze. Uyu mugore bamanika akaguru kuri mugore ntago yarahari. Itangazo rya mbere. Umaye mikoro kambivuge. Iyi nayo nemera. Tangazo mwabagabo. Mujye muza mufite amafaranga avunje kandi yuzuye. Tangazo rya kabiri. Uyu mugore ntabwo yarajyamanye n'umugabo we ntabwo yarari hano. Tangazo rya gatatu. Barongorana bavugana ntiyarahari. Ntabwo ibyo yavuze ari byo. Ndabihinyuje uriya mugore ni indangamirwa yewe. Makuru ya mbere nuko bazajya baza bafite yuzuye. Nk'ibi bintu biba bibaye mwamubyakire gute nk'abajene? Urebye rero ibi bintu ntago ari sawa. Byanze bikunze izi ndaya tutazigiyeho tutagiye kuzireberega abagabo cyangwa abasore bashobora kuvuga ngo ibi bintu baratubeshyira ariko babivuga kuko tutafashwe cyangwa se batatubonye. Ariko izi ndaya tutagiye kuzireba byanze bikunze twagira amahoro. Mu by'ukuri amafaranga dupfusha ubusa tubajyamo nge ariko buriho kugira ngo niruke mu ndaya shanana yanywera tu. Bavuga ko wasinze. Wenda ngasinda nkanigaragura ahangaha ariko ntazigiyemo. Ubundi amakuru hano wayamenye gute? Ngewe mukanya nge ndi umumotari.
mu kanya mvuye mu kazi naraye ijoro mbona umujama bamuteraguye ibyuma yaviriranye bamuhanaguye nabonye hano mu mugongo na hano imbere gusa nahise ncaho nigendera mu kanya ngarutse nsanga nyine niba babajyanye kwa muganga ariko nyine umugore ngo nyine yabonye amukataguye amuteraguye ibyuma aguye agira ngo arapfuye ubwo rero bya bintu byo kwica nyete ngo bose babe babona ko barwanye nawe ahita ngo yikatagura nawe yitera ibyuma. Bamwe mu babyeyi bati abagabo bacu badusiga mu ngo bakajya mu ndaya, ibyo bintu ubundi bibaho ko umugabo yasiga umugore we mu rugo? Gusa nyine n'ingo z'iki gihe si shyashya, umugabo arapfa akantu gato n'umugore akumva ko igisubizo ari ukwirukira muri ba bandi yasize hepfira mu tubari cyangwa se hirya no hino aho baba bari, nge simpazi. Ariko nyine buriya bibaye byiza bajya bicara bagacoca ibibazo byabo aho habereye amahano. Nge mbona ari nabwo iterambere ryane. Ingaruka zibizi ngizi, izi ndaya tutazigiyemo ntabwo nazo izi ngaruka zatubaho. Yego namwe ageze numva bavuga ngo uriya mama yateye wa muhungu, uriya mama yateye uriya mugore, yateye ngo uriya mugabo icyuma. Nicyo naje nyine numva barimo baravuga. Mwene no gutya mu bitugu na mwene no gutya na mwene hano, ngo ni mwene hano gutya no cyari kiri ngo niho bagiteye. Ariko abagabo bagakwiye kuhabonera isomo nanone ku rundi ruhande. Cyane bahabonera isomo nabo ntakajye bajya kubagura. Kandi ngo bari basangiye kuva nijoro. Ngo bahoze bari gusangira. Ni inkuru mwakire gute nk'ababyeyi by'umwihariko? Nkatwe ababyeyi nyine mbona mwatuvuganira ibi bintu ntibakabica n'ubundi nyine ntibajye bajya kugura n'abagabo, ntibajye bajya kugura abagore bagashaka ibindi bintu bakora bakaguma ku bagore babo bari ababyeyi nk'abandi. Nanjye niko nabyumvaga babivuga ko yari afite umugore ariko batari kumwe, yakoraga hariya hepfo ngo ariho yacomaga inyama. Ariko ni urugomo ku rundi ruhande. Ni urugomo pe. Ikintu cyagakwiye gukorwa buriya mba mbona nyine mba mbona abantu bararangiye kabisa bitewe n'ukuntu ngiye mba mbibonye. Ese ubundi rega nk'umujene nimba yifata akagenda akajya mu ndaya akajya iwabo mukwa akajya kugura indaya, baba yumva bimeze bite? Rero buriya ntabwo nakarenganyije umugore kuko itegeko ryasohotse ko nta muntu ukwiye kugura indaya, ahubwo sinzi impamvu izi saha harimo umuntu ugenda akajya kugura indaya. Ubwo ngubwo rero nimba amasezerano mwajyanye utayubahirije ibigomba kugukata rwose. Ngiye bitewe nuko ntabwo ngiye ndashyigikira n'ubwo wenda bitemewe, ariko ibyo mba mbona ni ukuri. Ibishaka amafaranga wayigiyeho, ni mukundana ni muziranye nta naho muhuriye, murahuye muravuganye uramwihindutse. It's okay. Utaye umugore mu nzu n'umuntu w'umugabo bakwiye rwose kugushyira kugusoza. Ngiye inkuru nyimenye mu kanya nawe nanjye ndasa nk'aho ari bwo nyimenye, kuko hari ibintu byinshi umuntu aba arimo arasa nk'aho ari bwo nyimenye. Ariko mu gitekerezo cyawe ntabwo ubundi biba bikwiye ko umuntu mu gitekerezo cyanjye ntabwo biba bikwiye, kuko na leta yimba yarashyizeho itegeko kuko nta muntu wemerewe kugura indaya cyangwa se kujya mu ndaya, bibona ko bidakwiye. Igitekerezo cyanjye rero ibi bintu ni amakosa, ntabwo bikwiye rwose, ahubwo n'undi wese bazabikora ikibazo niwe, ntabwo ikibazo ari uwabikoze. Kukajya kujyayo ntabwo yamuziritse yamujyanye. Ese ubundi nk'umuntu w'umujene w'umuntu w'umugabo ujya mu rugo rw'indaya ugiye kugura indaya gute? Mwabuze ahantu mujya ujya mu rugo rw'indaya? By'umwihariko bamwe mu babyeyi bavuga bati n'ubundi abagabo twebwe badusiga mu mago kandi natwe turi abagore kandi badushatse badushatse. Ibyo bintu byo bitanga iki gitekerezo? Ngaye basenyere kubura umuntu w'umugabo ukajya kubura umuntu w'umugore wubatse urugo ukajya kumva ngo umugabo wawe ngo bamuciye ibisebe ngo ari mu rugo rw'indaya. Nawe wibaza ukuntu wabyakira. Ese nkawe nk'umugabo ubundi wowe
ushobora kubibona gute wumvishe bagufashe ngo waguze indaya baguteye ibyuma cyangwa se mu ruhame rw'abantu rungana gutyo kumva ngo uri kuzira yuko bagiye kugura indaya bakagutera ibyuma? Ni kwa kundi nyine se wese ubu byumva sawa. Zo tujya kukimenya twabonye nyine bari kuza hano, tubona bari umudamu ari kuza yakomeretse, ariko amakuru dufite yikatishije icyuma agira ngo azimanganye ibimenyetso by'ibyo yakoze ku mugabo bararanye. Umugabo bararanye nyine ngo bashobora kuba atamwishyuye amafaranga bavuganye, hanyuma baza kugirana amakimbirane ariho havuye guterana ibyuma, ariko umugore niwe wateraguye ibyuma umugabo cyane, amaze kumwangiza nawe yikata ukuboko kugira ngo nawe azimanganye ibimenyetso ko yakomeretse. Hari bamwe mu babyeyi twaganira bavuga ati abagabo bata abagore babo mu buriri yagakwiye kubabera isomo. Ko icyo kibazo kibaho kuko umugabo yata umugore wo mu buriri akajya kwishakira abandi bakobwa. Iyo ni ingeso mbi. Umugabo uta umugore we akajya mu buraya aba ari ingeso mbi, kuko ibyo aba agiye gushakira ahandi n'umugore wiwe aba abifite. Ayo mafaranga yakajyanye mu ndaya yakagombye kuyatungisha umuryango, anagerageza no gushakisha mituwele de sante ku buryo bwo kugira ngo ashake ubwishingizi bw'abana be, ntibajye mu bintu by'uburaya, ko ibyo bisenya ingo. Niyo usanga amakimbirane ya hato na hato agenda aboneka hirya no hino. Hanyuma byagakwiye gushyiraho, byari bikwiye gusiga isomo rihe? Isomo ryakagombye gusiga ni uko ari abagabo bakwirinda kujya muri izo ndaya, n'abo bajya muri uwo mwuga w'uburaya nabo bakashaka imirimo y'amaboko bakora, bakareka kujya mu ngeso mbi z'uburaya. Hirya no hino hari imirimo itandukanye, bakora ikiyede cyangwa bakajya mu makampani akora imihanda mu mujyi wa Kigali, imihanda ibikorwa, bagasabamo akazi ariko badakoze uwo mwuga mubi ugayitse, bakareka umwuga w'uburaya. Ni mu kagari ka Kagugu, wa Nyakabungo, murenge wa Kinyinya. Gusa abayobozi bacu ni abantu b'intwari batabariye igihe, kuko iyo abayobozi iyo bataza kuhagera, umwe muri bo yari no kwica undi. Ubu ngubu mukaba muri gufata amakuru y'uko hari uwapfuye, ariko kuko abayobozi batabariye igihe bo mu mudugudu wa Nyakabungo, habereye amahano. Polisi ntabwo yahageze, ariko inzego z'ibanze zari zahageze, abayobozi b'umudugudu bari bahageze n'abanyerondo. Irondo ry'umurenge wa Kinyinya naryo ryatabariye igihe ryari ryahageze. Ubwo natwe kubera ko twayibonye mbere y'igihe, twahise dukora ubutabazi, dufunga imigozi kuri uwo muntu kugira ngo yere kugomeza kuva amaraso, kuko amaraso yavaga atungereza nk'amazi ari kuva muri robine. Amaraso yari menshi cyane yavaga wagira ngo ni amazi ari kuva muri robine. Ubwo ko ariko dushumikaho imigozi kugira ngo amaraso yere kugomeza kuva cyane, yahise ahagarara. Ariko ngo uwo mugabo bamutera ibyuma mu mutwe? Bamuteye icyuma mu bitugu, ikindi bakimutera mu mutwe, ariko ari bukire ko bishoboka byose, ubwo abaganga bahageze ari buze gukira. Ni inkuru kandi ishimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarisi. Ikindi kandi akanagira icyo bisabira abaturage, ariko akanizeza abatuye muri aka gace ko n'ubundi hagiye gukomezwa ingamba z'umutekano kugira ngo ibi bibazo bigaragara muri aka gace bibe byacika burundu. Ikibazo cyakimenye ko mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo hari umugore
witwa Uwimbabazi Diane wararanye n'umusore nawe witwa Muhire Jean Marie Vianney. Bukeye rero bananirwa kumvikana mu bijyanye n'amafaranga bagomba kwishyurana. Birangira rero uyu mugore ateye icyuma uyu mugabo witwa Muhire aramukomeretsa. Nyuma yo kumukomeretsa nawe yitera icyuma. Icyambere cyakozwe nuko kubera ko bose bakomeretse amafaranga kugira ngo bitabweho. Bari ku bitaro bya Kibagabaga. Ibindi rero birenzeho bigendanye no gukurikirana ikibazo bizakorwa bamaze kuvurwa. Ubutabazi bwo bagomba kubanza. Ibindi rero bizakurikiraho nyuma. Icyambere nuko uburaya ntabwo bwemewe, cyane cyane iyo uburaya bishingiye ku no guhanahana kwishyurana amafaranga ntabwo byemewe. Munsi ushize mwabonye ko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha babwira ko kugura imibonano mpuzabitsina ari icyaha gihanwa n'amategeko. Icyo tugiye gukora turakorana n'inzego z'ibanze zo muri aka gace kugira ngo iki kibazo kihagaragara gishobora kuba cyateza n'ubu makimbirane, kurwana kugeza n'aho abantu baterana ibyuma kigomba guhagarara. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga muri aka gace, aba bombi bari bakomeretse mu buryo bukomeye kuko uyu Uwimbabazi Diane nawe akimara gutera ibyuma uyu Muhire Jean Marie Vianney nawe byarangiye yiteraguye ibyuma, ariko imbangukira gutabara ikaza gutabara. Amafaranga avunje kandi yuzuye. BTN TV Tangazo rya kabiri, uyu mugore ntabwo yari yajyamanye n'umugabo we, ntabwo yari ari hano. Tangazo rya gatatu, barongorana bavugana ntiyarahari, ntabwo ibyo yavuze ari byo. Ndabihinyuje, uriya mugore ni indangamirwa yewe. Bareberewe rwose ahantu babaga bajya guheheta, barebe icyo bashaka inshuti. Yakomeretse cyane umugabo yenda gupfa, ubwo sinzi niba ari bubeho. Babajyanye kwa muganga, ibyuma by'umutima, se umuntu yagutera icyuma byo ku mutima, ibyuma bine byose ukabaho, sinzi niba ari buba n'Imana. Arimo aravirira umutima se, umutima yenda kubusohoka bwo nuko nyene ko nabibonye n'abandi. Amakuru wese bazabikora, ikibazo niwe ntago ikibazo ari uwabikoze, kukajya kujyayo ntago yamuziritse yamujyanye. Ese ubu ni nk'umuntu w'umujene, w'umuntu w'umugabo ujya mu rugo rw'indaya ugiye kugura indaya gute? Mwabuze ahantu mujya kujya ujya mu rugo rw'indaya. Igitondo cyo kuri wa gatatu n'ubwo Uwimbabazi Diane yaje gutera ibyuma uwitwa Muhire Jean Marie Vianney kakabimutera mu bice bitandukanye by'umubiri. Gusa ariko ngo bapfaga yuko ngo uyu Uwimbabazi Diane ngo usanzwe ukora akazi ko kwicuruza ababazwi nk'indaya yumvikanye na Muhire Jean Marie Vianney ngo kwaza kumuhereza ibihumbi bigera kuri 4 byibura ijoro ryose, ngo ariko bikaza kurangira uyu Jean Marie Vianney amuhaye inoti ya 5 ngo akamusaba ko amugarurira inoti y'igihumbi, ubundi ngo amakimbirane agatangira. Ubwo bamwe mu baturage baturanye n'uyu Uwimbabazi Diane ari naho uyu Muhire Jean Marie Vianney yari yagiye kugira ngo bakorere iki gikorwa cy'abantu bakuru, barimo baragaruka ku buryo kibaje kumenyamo iyi nkuru. Uko bimeze rero, ubu tuvugana abagabo bose bagiye gutereta umukobwa mu rukundo bajye baza bafite yuzuye avunje kandi ukuntu byagenze. Umugabo yasanze umukobwa mu kabari hano hirya ku Mucyo Plaza, kuri kano kaba ino nzu hano hirya ku Mucyo, aramuzana bwendaga gucya baremuka mukwe mu kabari, amuzana no kwa Jumapili ngo bapfa inoti ya 5, undi ni ngo namugara igihumbi. Ako bigaragara ko umuntu bitubwiye ko uwo mugabo yari afite umugore, aza kuri aho nyine bare basangira mu Mucyo Plaza hano hirya, amuzanye bapfa inote y'igihumbi, umugore ahita batura icyuma kimujombagura mu mutima, nawe ngarakitera arangije akita ku kuboko kugira ngo nyezibangatanye ko umugabo ari wo ngo wamuhoteye. Nuko byagenze nyine ari ndaya baricuruza abantu kwa Jumapili. Harimo kuba igikorwa nk'iki kibaye mu gace kanyu, ni igikorwa mwakiriye gute n'abantu bakuru? Abayobozi nibo bagomba kubafatira umwanzuro, kuko niba ukuntu no mudamu abikubwiye rwose ni umuntu bareberewe,
twose ahantu babaga bajya guheheta barebe icyo bashaka inshuti. Yakomeretse cyane umugabo yenda gupfa ubwo sinzi niba ari bubeho. Bose babajyanye kwa muganga ibyuma by'umutima se umuntu yagutera icyuma byo ku mutima ibyuma bine byose ukabaho sinzi niba ari buba n'Imana. Arimo aravirira umutima se umutima yenda kubusohoka bwo nuko nyene ko nabibonye n'abandi. Amakuru hano mujya kuyamenya mwayamenye gute? Hari byari hari sanga ibyo mwihari? Je nibwo nkihagera nasanze byabaye. Wumvise bavuga ko byagenze bite? Nasanze ngo umugabo bamuteye ngo ibyuma bamukase. Bamuteye ibyuma mu mutima, bamuteye ibyuma mu mubiri wose. Hanyuma umugore we hari ibyuma nawe yaba umugore we yiteye icyuma niwe wakiteye. Hari bamwe mu bagore twaganiraga bavuga bati hari umugabo gusiga mu rugo atuzi ko akora akazi ariko kayakumbuka mumva muri izi kese nk'izi. Ibibazo koko bibaho? Ni ukuri twese ahubwo nicyo kibazo dufite. Ukaba uri umugore mwiza umugabo akagusiga mu nzu ukumva ngo bamuteye icyuma. Sha ingo zo z'iki gihe ziratunaniye pe. Bamwe bati byagakwiye kubera isomo n'abandi bagabo muri rusange. Sha bibabera isomo pe bibabera isomo. Murakoze cyane. Murakoze. Reka tuganire ntabwo nyine abana kuri ntuma. Oya nta kibazo ni inama ntacyo ntabwo turi kuganira ibintu byinshi. Amakuru mwayamenye gute? Hari ryari noneho byagakwiye gusigira ihe somo by'umwihariko? Yewe isomo ndi kureba abagabo bose bareberaho pe. Umugabo wese ujya ku mugore utari wowe yarebera k'uyu mugabo. Reba nk'iriya ndaye yamuteye icyuma gihunguranya ahangaha gita gihunguka ahangaha mu mutima. Urumva? Ubwo rero umugabo wese uri hano wese arebe ibyabaye kuri mugenzi wiwe bimubera isomo baduta mu buriri bakagenda ngo bagiye kureba indaya. Ubwo rero niba bataradushimye ni mureba amasomo bakuyemo hano nyine namwe murebe. Ni ingeso basanganye umugabo niba akoreye ibihumbi 5 we mugore murarana mu buriri aragukubita icyatanu cy'igihumbi akubwire ko ntayo yabonye kandi wayana yagiyeho harabura 5 reba nyine nawe bibaye kuri bagenzi banyu. Si ibintu ni ibintu koko rero bagakwiye kugira amakengo. Bakagombye kugira amakengo iri somo rikaba buri wese bikabaha isomo pe. Ibintu byo kujya ku mugore utariwe butaruwe bakabireka kuko ibintu ntago ari byiza. N'amakuru avuga ko n'undi uyu mugabo ngo yarasanzwe n'ubundi gafite n'umugore. Afite umugore niba ari mu cyaro niba ari hehe ariko ngo afite umugore. Reba nyine umugore bagiye gusanga ukuntu ameze ngo azize ngo igitsina. Ubu si koko ibyo bintu koko nibyo. Ibyo bintu nibyo koko aramufite ntago ibyo bintu rwose ari byiza. Yagakwiye kuzira igitsina ari umuntu w'umugabo. Ntago yakagombye kuzira igitsina ari umuntu w'umugabo. Ibyo bintu ntago ari byo bagabo buri hano mwese murebe ibi bintu bibabera isomo bagenzi banyu mwababonye mwamubanye ukuntu ameze. Ni ukuri mugira isomo mwabagabo mwe. Yamwangije cyane. Yamwangije uretse kuvuga kuri PTN nanjye ndavuga amaze kumutera icyuma. Umukuntu b'ibintu bimeze uyu mugore bamanika akaguru kuri mugore ntago yarahari. Itangazo rya mbere umaye mikoro kambivuge iyi nayo nemera. Tangazo mwabagabo mujye muza mufite amafaranga avunje kandi yuzuye. Tangazo rya kabiri uyu mugore ntabwo yarari yajyamanye n'umugabo we ntabwo yarari hano. Tangazo rya gatatu barongorana bavugana ntiyarahari. Ntabwo ibyo yavuze ari byo ndabihinyuje uriya mugore ni indangamirwa yewe. Makuru ya mbere nuko bazajya baza bafite yuzuye. Nk'ibi bintu biba bibaye mubyakire gute nk'abajene? Urebye rero ibi bintu ntago ari sawa. Byanze bikunze izi ndaya tutazigiyeho tutagiye kuzireberega abagabo cyangwa abasore bashobora kuvuga ngo ibi bintu baratubeshyira ariko babivuga kuko tutafashwe cyangwa se batatubonye. Cyaguragwa mu gatego. Ariko izi ndaya tutagiye kuzireba byanze bikunze twagira amahoro. Mu by'ukuri amafaranga dupfusha ubusa tubajyamo nge ariko buriho kugira ngo niruke mu ndaya shanana yanywera tu. Bavuga ko wasinze. Wenda ngasinda nkanigaragura ahangaha ariko ntazigiyemo. Ubundi amakuru hano wayamenye gute? Ngewe mukanya nge ndi umumotari.
mu kanya mvuye mu kazi naraye ijoro mbona umujama bamuteraguye ibyuma yaviriranye bamuhanaguye nabonye hano mu mugongo na hano imbere gusa nahise ncaho nigendera mu kanya ngarutse nsanga nyine niba babajyanye kwa muganga ariko nyine umugore ngo nyine yabonye amukataguye amuteraguye ibyuma aguye agira ngo arapfuye ubwo rero bya bintu byo kwica nyete ngo bose babe babona ko barwanye nawe ahita ngo yikatagura nawe yitera ibyuma. Bamwe mu babyeyi bati abagabo bacu badusiga mu ngo bakajya mu ndaya ibyo bintu ubundi bibaho ko umugabo yasiga umugore mu rugo gusa nyine n'ingo z'iki gihe si shyashya umugabo arapfa akantu gato n'umugore akumva ko igisubizo ari ukwirukira muri ba bandi yasize hepfira mu tubari cyangwa se hirya no hino aho baba bari nge simpazi ariko nyine buriya bibaye byiza bajya bicara bagacoca ibibazo byabo aho mbona ari nabwo iterambere ryane ingaruka zibizingizi izi ndaya tutazigiyemo ntabwo nazo izi ngaruka zatubaho yego namwe ageze numva bavuga ngo uriya mama yateye wa muhungu uriya mama yateye uriya mugore yateye ngo uriya mugabo icyuma nicyo naje nyine numva barimo baravuga yavuga ko yacumitiye ahagana he mwene no gutya mu bitugu na mwene no gutya na mwene hano ngo ni mwene hano gutya niho cyari kiri ngo niho bagiteye ariko abagabo bagakwiye kuhabonera isomo nanone ku rundi ruhande cyane bahabonera isomo nabo ntakajye bajya kubagura kandi ngo bari basangiye kuva nijoro ngo bahoze bari gusangira ni inkuru mwakire gute nk'ababyeyi by'umwihariko nkatwe ababyeyi nyine mbona batuvuganira ibi bintu ntibakabica n'ubundi nyine ntibajye bajya kugura abagabo ntibajye bajya kugura abagore bagashaka ibindi bintu bakora bakaguma ku bagore babo bari ababyeyi nk'abandi nanjye niko nabyumvaga babivuga bavugaga gute ko yari afite umugore ariko batari kumwe yakoraga hariya hepfo ngo ariho yacomaga inyama ariko uru ni urugomo ku rundi ruhande ni urugomo pe umuntu hagakwiye gukorwa ikintu cyagakwiye gukorwa buriya mbona nyine mbona abantu bararangiye kabisa bitewe n'ukuntu ngenda mbibonye ese ubundi nk'umujene nimba yifata akagenda akajya mu ndaya akajya iwabo mu akajya kugura indaya baba yumva bimeze bite rero buriya ntabwo nakarenganyije umugore kuko itegeko ryasohotse ko nta muntu ukwiye kugura indaya ubwo sinzi impamvu izi saha harimo umuntu ugenda akajya kugura indaya ubwo ngubwo rero nimba amasezerano mwajyanye utayubahirije ibigomba kugukata rwose ngiye bitewe n'uko ntabwo ngenda ashyigikira n'ubwo wenda bitemewe ariko ibyo mbona ni ukuri ibishaka amafaranga wayigiyeho ni mukundana ni muziranye nta naho muhuriye murahuye muravuganye uramwihindutse utaye umugore mu nzu n'umuntu w'umugabo aba akwiye rwose kugushyira kugusoza ngewe inkuru nyimenye mu kanya nawe ndasa nkaho aribwo nyimenye kuko hari ibintu byinshi umuntu aba arimo arasa nkaho aribwo nyimenye ariko mu gitekerezo cyawe ntabwo ubundi biba bikwiye ko umuntu mu gitekerezo cyanjye ntabwo biba bikwiye kuko na leta yimba yarashyizeho itegeko kuko nta muntu wemerewe kugura indaya cyangwa se kujya mu ndaya ibibona ko bidakwiye igitekerezo cyanjye rero ibi bintu ni amakosa ntabwo bikwiye rwose ahubwo n'undi wese bazabikora ikibazo niwe ntabwo ikibazo ari uwabikoze kuko ajya kujyayo ntabwo yamuziritse yamujyanye ese ubundi nk'umuntu w'umujene w'umuntu w'umugabo ujya mu rugo rw'indaya ugiye kugura indaya gute mwabuze ahantu mujya kujya ujya mu rugo rw'indaya by'umwihariko bamwe mu babyeyi bavuga bati n'ubundi abagabo twebwe badusiga mu mago kandi natwe turi abagore kandi badushatse badushatse ibyo bintu byo bitanga ikihe gitekerezo ngaho basenyere kubura umuntu w'umugabo ukajya kubura umuntu w'umugore wubatse urugo ukajya kumva ngo umugabo wawe ngo bamuciye ibisebe ngo ari mu rugo rw'indaya nawe wibaza ukuntu wabyakira ese nkawe nk'umugabo ubundi wowe
ushobora kubibona gute wumvishe bagufashe ngo waguze indaya baguteye ibyuma cyangwa se mu ruhame rw'abantu rungana gutyo kumva ngo uri kuzira yuko bagiye kugura indaya bakagutera ibyuma? Ni kwa kunyura se wese ubu byumva sawa. Zo tujya kukimenya twabonye nyine bari kuza hano, tubona bari umudamu ari kuza yakomeretse, ariko amakuru dufite yikatishije icyuma agira ngo azimanganye ibimenyetso by'ibyo yakoze ku mugabo bararanye. Umugabo bararanye nyine ngo bashobora kuba atamwishyuye amafaranga bavuganye, hanyuma baza kugirana amakimbirane ariho havuye guterana ibyuma, ariko umugore niwe wateraguye ibyuma umugabo cyane, amaze kumwangiza nawe yikata ukuboko kugira ngo nawe azimanganye ibimenyetso ko yakomeretse. Hari bamwe mu babyeyi twagana bavuga ati abagabo bata abagore babo mu burere byagakwiye kubabera isomo. Icyo kibazo kibaho kuko umugabo yata umugore w'umugore akajya kwishakira abandi bakobwa. Iyo ni ingeso mbi. Umugabo uta umugore we akajya mu buraya aba ari ingeso mbi, kuko ibyo aba agiye gushakira ahandi n'umugore wiwe aba abifite. Ayo mafaranga yakajyanye mu ndaya yakagombye kuyatungisha umuryango, anagerageza no gushakisha mituwele de sante ku buryo bwo kugira ngo ashake ubwishingizi bw'abana be, ntibajye mu bintu by'uburaya, ko ibyo bisenya ingo. Niyo usanga amakimbirane ya hato na hato agenda aboneka hirya no hino. Hanyuma byagakwiye gushyiraho, byari bikwiye gusiga isomo rihe? Isomo ryakagombye gusiga ni uko ari abagabo bakwirinda kujya muri izo ndaya, n'abo bajya muri uwo mwuga w'uburaya nabo bakashaka imirimo y'amaboko bakora, bakareka kujya mu ngeso mbi z'uburaya. Hirya no hino hari imirimo itandukanye, bakora ikiyede cyangwa bakajya mu makampani akora imihanda mu mujyi wa Kigali, imihanda ibikorwa, bagasabamo akazi ariko badakoze uwo mwuga mubi ugayitse, bakareka umwuga w'uburaya. Ni mu kagari ka Kagugu, wa Nyakabungo, murenge wa Kinyinya. Gusa abayobozi bacu ni abantu b'intwari batabariye igihe, kuko iyo abayobozi iyo bataza kuhagera, umwe muri bo yari no kwica undi. Ubu ngubu mukaba muri gufata amakuru y'uko hari uwapfuye, ariko kuko abayobozi batabariye igihe bo mu mudugudu wa Nyakabungo, polisi ntabwo yahageze, ariko inzego z'ibanze zari zahageze, abayobozi b'umudugudu bari bahageze n'abanyerondo. Irondo ry'umurenge wa Kinyinya naryo ryatabariye igihe ryari ryahageze. Ngo natwe kubera ko twayibonye mbere y'igihe, twahise dukora ubutabazi, dufunga imigozi kuri uwo muntu kugira ngo yere kugomeza kuva amaraso, kuko amaraso yavaga atungereza nk'amazi ari kuva muri robine. Amaraso yari menshi cyane yavaga wagira ngo ni amazi ari kuva muri robine. Ubwo ko ariko dushumikaho imigozi kugira ngo amaraso yere kugomeza kuva cyane, byahise ahagarara. Ariko ngo uwo mugabo bamutera ibyuma mu mutwe? Bamuteye icyuma mu bitugu, ikindi bakimutera mu mutwe, ariko ari bukire ko bishoboka byose, ubwo abaganga bahageze ari buze gukira. Ni inkuru kandi ishimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarisi. Ikindi kandi akanagira icyo bisabira abaturage, ariko akanizeza abatuye muri aka gace ko n'ubundi hagiye gukomezwa ingamba z'umutekano kugira ngo ibi bibazo bigaragara muri aka gace bibe byacika burundu. Ikibazo cyakimenye ko mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo hari umugore
witwa Uwimbabazi Diane wararanye n'umusore nawe witwa Muhire Jean Marie Vianney. Bukeye rero bananirwa kumvikana mu bijyanye n'amafaranga bagomba kwishyurana. Birangira rero uyu mugore ateye icyuma uyu mugabo witwa Muhire aramukomeretsa. Nyuma yo kumukomeretsa nawe yitera icyuma. Icyambere cyakozwe nuko gukora kose bakomeretsa amafaranga kugira ngo bitabweho. Bari ku bitaro bya Kibagabaga. Ibindi rero birenzeho bigendanye no gukurikirana ikibazo bizakorwa bamaze kuvurwa. Ubutabazi bwo bagomba kubanza. Ibindi rero bizakurikiraho nyuma. Icyambere ni uko uburaya ntabwo bwemewe, cyane cyane iyo uburaya bishingiye ku no guhanahana kwishyura amafaranga ntabwo byemewe. Nyamunsi ushinzwe nkabonye ko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha babwira ko kugura imibonano mpuzabitsina ari icyaha gihanwa n'amategeko. Icyo tugiye gukora turakorana n'inzego z'ibanze zo muri aka gace kugira ngo iki kibazo kihagaragara gishobora kuba cyateza n'ubu makimbirane, kurwana kugeza n'aho abantu baterana ibyuma kigomba guhagarara. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga muri aka gace, aba bombi bari bakomeretse mu buryo bukomeye kuko uyu Uwimbabazi Diane nawe akimara gutera ibyuma uyu Muhire Jean Marie Vianney nawe byarangiye yiteraguye ibyuma, ariko imbangukira gutabara ikaza gutabara. Ngendije Khami Iradukunda, ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kabuye, akagari ka Nyamagana, umurenge wa Remera mu karere ka Ngoma, bavuga ko bugarijwe n'ubujura ndengakamere, bagasaba inzego z'umutekano gukomeza kuba hafi, cyane ko ngo iri rondo ryo nta ntwaro riba rifite zibasha guhangana n'izo aba bajura baba bitwaje, ngo dore ko baba bitwaje intwaro gakondo zirimo amacumu, imihoro ndetse n'inkota. Abaganiriye natwe baragira bati, muri ino minsi rero hari ikibazo cy'ubujura buteye umujinya, sinzi niba navuga ngo buteye ikibazo. Aho abajura basigaye bari kwitwaza intwaro gakondo, badatinya no kwataka abanyerondo nk'ikipe bakabahuramo amabuye, dore ko abanyerondo baba bafite n'inshingano zo kuba nta muntu bakomeretsa, bitwaza inkoni gusa, ugasanga bahanganye n'abantu bitwaje intwaro gakondo ndetse n'amabuye n'imihoro n'amacumu n'inkota. Izo ntwaro gakondo zose abajura ba kino gihe nizo bitwaje. Hari abo bakomeretsa b'abanyerondo? Hari n'uwo baherutse gufata, hari uwo baherutse gufata bita Sekimondo, bamutema akaboko. Hari undi bita Agostine, bamuteye icumu hano mu gatuza. Ari umunyerondo? Ari umunyerondo. Murumva rero urwego abajura bagezeho rumaze kurenga abanyerondo. Nk'inzego z'umutekano byibura akaba arizo zimanuka zikaza kudufasha, kuko urwego abajura bagezeho ntabwo rwo kurwana n'abanyerondo. Kuko buriya niba ufite umurima wawe w'ibirayi hakazamo ikibore, kibuza byose bigashira. Iyo igikuyemo ibisigaye biba bizima. Dufite ikibazo cy'uko nta muturage ugitunga ihene, ntatunga ingurube, kuko bano bajura barimo baraza bakayijyana, waba uhari waba udahari, byo tungo baraza bakayijyana. Bamwe mu banyerondo baganiriye natwe badutangarije bagira bati, bambayo baramfashe. Gute? Imihoro bw'Imana rando. Wari uri ku irondo cyangwa ugiye gutabara? Ndi ku irondo. Y'abantu ne kabiri. Bwa mbere hano ku gahanga urahabona inkovu. Yego. Bwa kabiri hano ku maboko no mu gatuza hano zirimo. Ubwo ndishya mu nzego z'ubuyobozi barabimenya, ariko icyo dusaba ubu ngubu kugira ngo tugire umutekano usesuye, byibamo abavugizi beza bikajya no kwa muzehe kwa perezida wa repubulika, basaga byibura nk'abasirikare babiri bari mu mudugudu. Akagari ka Nyamagana dufite imidugudu 10, byano iyo bajya bada abasirikare babiri bakamara nk'icyumweru, umutekano wawe ubonetse. Hano bimeze nabi. Gute? Kubera ikibazo cy'abajura
abajura nta n'umenye iyo baturuka, umutekano ni muke. Niba ari abajura, nimba ari ubugome bwateye hamwe karitsiye ntabwo tubizi. Gusa ubu ngubu n'umwana kugira ngo umubwire ngo sohoka hanze cyangwa nawe mukuru, ni ikibazo bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke uri hano. Uragenda hari abanyerondo barabafata bakabateragura ibyuma ntibamenye n'ababateye ibyuma kandi bari ku irondo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba Senior Superintendent Twizeyimana Hamuduni kuri iki kibazo yagize icyo adutangariza ndetse kandi agira n'icyo akomeza kwizeza aba baturage agira ati irondo ni bamwe mu bafatanyabikorwa ba polisi mu kurinda umutekano, bafatanya umunsi ku wundi bahura, bafatanya nabo patroli mu kazi gatandukanye hamwe na hamwe cyangwa rimwe na rimwe, ariko icy'ingenzi ni uko mu bikorwa bakora baduhana amakuru. Dufite uburyo bworoshye bwo guhanahana amakuru ku buryo iyo bari kuri patroli biba byoroshye gukorana, ukamenya ugabanya umutekano ukabafasha kugira ngo tugikumire icyaha tukirwanya. aba bajura kandi ngo bibasira kwiba ihene, ingurube, inka n'imitungo y'ibiri mu nzu nk'ibikoresho, aho baba bitwaje intwaro gakondo bagakubita irondo rigahunga maze bakabona icyuho, maze bamara kubona icyuho bagatangira kwiba abatyo. Abaturage kandi bavuga ko bikomeje gutya iterambere ryabo ntaryo kubera icyo bagezeho cyose ngo aba bajura bahita bakibakura mu maboko kumbaraga. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda ikomeza yibutsa aba baturage ko mu gihe hari amakuru batanze bagakwiye gukomeza kuyatanga kugira ngo polisi nayo ikomeze ikurikirane aba bagizi ba nabi, cyane ko ngo hari igihe aba baturage babwira polisi ko abajura bakoze ibyaha runaka bitandukanye ariko baba bataramenyekana, ugasanga ntibakomeje gutanga amakuru kugira ngo polisi nayo ikomeze imenye abakoze maze ikomeze ibafate, cyane ko abenshi baba ari n'abana batuye muri iyi midugudu. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.